Muraho neza abakunzi ba KGD TV Rwanda, mumeze mute? Turabasuhuje tubifuriza amahoro, tubifuriza n'ikaze kubashya. Niba utarakora subscribe kuri KGD TV Rwanda, kanda kuri subscribe aho hasi, ukande no kunzogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho ikiganiro gishya ujye ubanza kugikurikirana, kandi ushyireho comment, ushyireho ibitekerezo, inyunganizi ndetse n'ibyifuzo n'icyo ubutaha twazaganiraho. Ibyo byose ni aho hasi, ukandeho subscribe, ukande share, ukande comment. Ni ukuri uraba unteye inkunga ikomeye cyane, sharing hirya no hino kugira ngo ibyo byose ibitekerezo turi buganireho ndetse tuzajya tugenda twungurana ibitekerezo kugira ngo bigere kuri benshi. Nzi neza ko bizajya bifasha benshi. Nk'ubusanzwe iyi KGD TV Rwanda tuzajya twibanda cyane ku burezi, ingingo zijyanye n'uburezi. Hari aho bizaba biri ngombwa ko twakira abanyeshuri, hari igihe bizaba biri ngombwa ko twakira abarimu, hari igihe bizaba biri ngombwa ko n'undi muntu uwo ari we wese watanga umusanzu ku by'uburezi twamuzana no kuri KGD TV Rwanda. Amazina ni Jean d'Amour Kwihangana nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ki? Ni ingingo nziza cyane rwose. Abana bagiye kujya mu biruhuko, ari nayo mpamvu uyu munsi twifuje ko twaganira ku ngingo ijyanye, ese ni gute ababyeyi twafasha abana muri ibi bihe by'ibiruhuko? Ni gute ababyeyi twafasha abana muri ibi bihe by'ibiruhuko kugira ngo badacikiriza amashuri? Hari abantu bibwira ko ubwo abana baba bagiye mu biruhuko biba birangiye. Oya, burya biba byiza iyo umwana akomeje agakurikirana akiga. Kwiga ni uguhozaho, sibyo? Natwe abarimu ni uko nguko bimeze. Turaza kugera ku ruhande rwa mwarimu, turaza kugera ku ruhande rw'umubyeyi ndetse n'umwana. Twese tuba dusabwa kwiga buri munsi, umunsi ku munsi, kugira ngo twiyungure ubumenyi. Kuko burya bajyaga batubwira ngo Abanyafurika, hari imvugo zivuga ngo Abanyafurika ngo iyo ushaka kuduhisha ngo duhisha mu nyandiko. Ibyo rero turashaka ko uwo muco ucika burundu hano mu Rwanda. Nshimira n'ibigo bigiye bitandukanye hirya no hino byazanye gahunda za soma n'ibindi byose byafasha abana. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo igira iti, ese ni gute umubyeyi yafasha umwana muri ibi bihe by'ibiruhuko? Ubundi umwana iyo agiye mu biruhuko uba ari umwanya, wenda icyo aba akoze ni rwa rugendo rujya ku ishuri. Ntabwo kuruhuka biba bivuze ngo ndagiye ndyame. Oya, biba bisaba ko rwa rugendo wafataga ujya ku ishuri mu gitondo, ufata urugendo ujya kuri bisi mu gitondo, ujya gutega bisi kujyana ku ishuri. Kwa kundi umwana yabyukaga mu gicuku cya kare rwose ajya ku ishuri, ibyo ngibyo nibyo aba aruhutseho. Ariko ubundi ubusanzwe kwiga ni uguhozaho, no mu rugo ni uguhozaho. Ababyeyi rero hari ibyo muri buze gusabwa, hari ibyo turi buze kuganiraho, kandi muraza kumva koko ari ingenzi. Uyu munsi rero turabanza twibaze ngo, ese umwana iyo aruhutse biba bivuze ko agiye kuryama? Nari mbivuze mvuga ati oya, ni igihe ahubwo cyo kwitunganya neza kugira ngo yige, hanyuma abadukane imbaduka kugira ngo mu gihembwe gitaha cyangwa se mu gihe gikurikiraho azabashe gutsinda neza kandi abimerita. Uyu munsi rero turaza kureba ababyeyi ibyo basabwa. Icya mbere, ababyeyi bagomba gushyiraho gahunda abana babo mu gihe cy'ibiruhuko. Hari abana bibwira ngo ubwo turuhutse turagiye tujye kuryama, tujye gusura imiryango. Ugasanga umwana baramufasha, bamwohereje mu cyaro, aho atazigera na rimwe abona ikaye, atazigera abona na rimwe ikindi kintu kijyanye n'ishuri. Rwose icyo kintu ni impamvu ikomeye cyane. Babyeyi, mushyireho abana banyu gahunda z'ibiruhuko. Bavuga uti gahunda yo kwiga imeze gutya. Ariho ushobora kuvuga tuti, pangira abana bawe igihe cyo kwiga, upangire abana bawe igihe cyo kuruhuka, upangire abana bawe igihe cyo gusubiramo amasomo, gusubiramo utundi tuntu, ndetse n'igihe cy'imyidagaduro. Babyeyi, turabasaba, niba umwana wamushyiriyeho izo gahunda zose zizamufasha. Tuzi akamaro ko kuruhuka ku mwana. Umwana no ku ishuri bagira igihe cya play, cyo kuruhuka, break. Icyo musaba rero ababyeyi hano, by'ukuri mubishyiremo gahunda cyane, mushyiremo n'ubushake bwo gupangira abana banyu timetable, ingengabihe y'icyo bagomba gukurikiza.
Niba ari umwanya wo kuryama abana baryame, niba ari umwanya wo kuruhuka baruhuke. Ibyo byose biraza gufasha abana kugira intego kandi binabafasha kwitegura igihe gitaha. Ntabwo bivuze ko tuba ari ukuruhuka, oya, biba bivuze ko ahubwo ari ugukomeza tukiga. Niba ari igihe cyo kurya, abana mubagaburire barye bahage nk'uko ku ishuri byagendaga n'ubundi, cyane cyane ko wenda tutavuga ko ku ishuri baryaga ibiryo bifuzaga bo ku giti cyabo, oya, akenshi mu rugo ubu ngubu nibwo babonye umwanya wo kurya ibyo bifuza. Kera ndibuka tukiga mu mashuri yisumbuye, diregiteri twajyaga tumubwira ati ese ko dushaka ibi n'ibi, ati ushaka kurya neza nasubire he mu rugo, ushaka kurya ifiriti, ushaka kurya iki. Rero uyu munsi babyeyi, abana banyu mubahe ibyo kurya bihagije, mubahe ibiryo bifuza barye, ariko bapangiye ya ngengabihe. Iyi ngengabihe izafasha umwana kumenya ko gahunda y'ishuri itari hahandi gusa ku ishuri. Ikindi cya kabiri umubyeyi asabwa ni ukuba iruhande rw'umwana. Wifata umwana ngo uterere iyo, wamaze kumupangira iyo ngengabihe, ariko genda ubikore, ntukurikirane. Uba hafi y'umwana wawe, ube hafi y'umwana, icyo akora cyose akimenye, amenye ngo ese ubu ngubu papa turi kumwe, mama turi kumwe, umukozi wo mu rugo turi kumwe. Abo bakozi nabo mubabe hafi, mubigishe uburyo ki barera abana. Wifata umwana ngo umwigishe ikintu icyo ari cyo cyose kiri aho ngaho atigeze akurikirana. Mufashe abana banyu rero kugira ngo bagire urwo rukundo. Mukunde abana, mubigishe ikintu kijyanye no gukunda bagenzi babo. Amenye ko mugenzi we nawe ari umuntu. Bamenye ko abarimu babigisha nabo ari abantu. Mubahe urukundo rwa kibyeyi by'ukuri. Hari abana batagira amahirwe yo kuba bafite abana, yo kuba badafite ababyeyi, mumbabarire, bo kuba badafite ababyeyi. Abo bana nabo bakwiye urukundo. Niba hari umwana uza aho ngaho ku muhanda, by'ukuri iyo umwana yakunzwe, iyo umwana yumvise afite urukundo, afite abantu bamushyigikiye, yaba mu myigire, babyeyi mube hafi y'abana banyu mu gihe cy'imyigire. Mube hafi, mubereke urukundo, mubahe ibyo bifuza, batega amatwi. Tega umwana wawe amatwi. Umwana najya kukubwira ikintu, wisunika ngo ngamubizi, ugasanga umubyeyi ari kuri telefone, umubyeyi ari ku kazi, ngo ndi gukorera akazi mu rugo. Fata umwana wawe umuhe umwanya. Babyeyi beza, urwo rubyiruko, abo bana niwo mutungo wa mbere mufite. Ushobora kuba ufite inzu, ushobora kuba ufite amafaranga, ushobora kuba ufite inyubako, ariko ibyo byose wabikoze kugira ngo unezeze umwana wawe. Mu gihe rero wa mwana wamuhaye urukundo, azumva ko n'igihe cyo kwiga by'ukuri wamushyigikiye, wamweretse ko muri kumwe, atari ukumutererana hirya. Icya gatatu ababyeyi musabwa muri iki gihe kugira ngo cyongere abana banyu ku buryo babafasha, mubahe inshingano. Hari ababyeyi bibwira ngo njyewe umwana wanjye nzajya mufata nk'igisabo, njyewe umwana wanjye nzajya mufata nk'aho nyine ari ikitabashwa. Oya, fata umwana wawe umuhe inshingano. Muhe twa turimo tworoheje. Ushobora kumubwira ati kanaka runaka, usabwa buri gitondo kuzajya ubyuka ukavomera ziriya ndabo. Kanaka buri gitondo ko tuzajya tumara gufata breakfast mu gitondo, niyo uzajya uhanagura ku meza. Izo ni inshingano. Dutangire twigisha abana bacu gufata inshingano bakiri bato. Niyo mpamvu ubona rimwe na rimwe iki gihe urubyiruko usanga kwifatira responsibilities, kwifatira inshingano biri kubananira. Kubera iki? Ntabwo bigeze babitozwa bakiri bato. Dutoze abana bacu rero gufata inshingano bakiri bato. Tubakundisha akazi, tubakundisha. Ugasanga umwana ntashobora koza ibikombe mu rugo, ntashobora koza amasahani mu rugo, ntashobora no kujya kuzana umunyu mu nzu, ntashobora gufata ikindi kintu runaka. Niho hahandi no ku ishuri, kubera ko ku ishuri bakora nk'uburyo bwa rusange, communauté. Ni handi umwana ushobora kumubwira ati genda uzane umweyo ukubure mu ishuri. Ugasanga umwana ntabikozwa. Kubera iki? Byose bihera hehe? Mu rugo. Babyeyi rero mutangire mutoze abana banyu gufata inshingano. Ubabwire ko iyi mirimo, kera twajyaga tuvuga ngo wenda hari imirimo y'abakobwa n'imirimo y'abahungu. Uyu munsi siko bimeze. Imirimo yose umukobwa ashobora kuyikora, imirimo yose umuhungu ashobora kuyikora. Rero mutangire mutoze abana banyu muri ibi biruhuko tugiyemo, mufate abana banyu mubatoze
imirimo, mubatoze gufata inshingano, umubwire uti niba ubyutse niwe ugomba gusasa apana umukozi, nimba ubyutse ugomba kumenya ko ugomba kwimesera n'utwo twenda tw'imbere, mwana niba umaze gufata breakfast ya mu gitondo ukwiye kwandurura ibikombe cyangwa se amasahani ari ku meza. Ibyo zose ni inshingano ku buryo nagera ku ishuri mwarimu akamubwira cya kintu. Ibi byose ndi kubabwira ni mu rwego rwo gufasha na mwarimu igihe umwana ari ku ishuri. Ikindi kintu gikurikiyeho tugomba kwitaho cyane, menya ha umwana wawe uburyo bwiza ki bwo kuvugana n'abandi. Hari ababyeyi mufite ibipangu mu rugo ugasanga umwana wamuzirikiye he mu rugo, kuva mu gitondo kugeza nimugoroba umwana adashobora gusohoka hanze, umwana atazi hanze ngo bigenda gute. Ndibuka hari umwana twabajije nigeze kujya gusura ndamubaza se amata ava he, ngo ku igare. Kubera iki? Ibyo byose asanzwe abibona bitava ahantu runaka, azi ko wenda ibyo bintu byose bitari ku murongo neza. Rero iki kintu tukiteho cyane, kominikasiyo y'abana tuyiteho cyane. Icyo nicyo nari ndi kuvuga, sibyo? Ni ukuvuga ngo aho ngaho icyo dusabwa ni ukuvuga ngo dufate abana bacu tubahe uburyo bwiza bwa kominikasiyo, kumenya kuvugana n'abandi, gusangira ibitekerezo n'abandi, kuko burya iyo batasangira ibitekerezo n'abandi hari ibintu bishyashya bagenda bamenya, hari ibintu bishya bagenda bunguka kubera ko basangiye n'abandi bana ibitekerezo. Wifata umwana wawe ngo wumve ko agomba guhera mu gikari, agomba guhera mu nzu, agomba guhera mu gipangu. Oya, fata abana bawe ubahe uburenganzira, ariko ukurikirane neza ese ibyo bavugana n'abandi, ibyo bavugana n'abakozi. Dore muri iki gihe dusigaye dufite abakozi bo mu ngo nabo badutoreza abana ibintu bitari byiza, ugasanga umwana yize gutukana, umwana ugasanga yize imico mibi, ugasanga abana hari amafilime bagomba kureba atari ayabo. Ibyo byose babyeyi dutangire tubikurikirane mu gihe bakiri hano mu biruhuko, dutangire guha abana bwa burenganzira bwo kujya kuganira n'abandi, ariko kubaha uburenganzira ntibivuze kubareka burundu. Icyo ni ikindi, gerageza gukurikirana ibintu bakora ku mbuga nkoranyambaga. Urubyiruko rw'iki gihe umwana aragera ku myaka 3 ukamufunguriza account ya Facebook, ukamufunguriza account ya Instagram, umwana agakura azi gukoresha izo mbuga nkoranyambaga. Igisigaye rero gerageza gukontorora cyangwa se kugenzura ni ayahe makuru umwana ari gukura kuri izo mbuga nkoranyambaga. Ugasanga umwana ari kugenda areba amafilime y'urukozasoni. Babyeyi beza, ese umwana utangiye kureba ayo mafilime akiri mu myaka ya mbere y'amashuri abanza, azageza mu mwaka wa 6, azagera mu mwaka wa segonderi, azagera muri kaminuza, uwo mwana by'ukuri ashobora kuzatuviramo umuyobozi mwiza? Ibi byose ndi kubabwira tugerageze tubikurikirane muri iki kiruhuko. Fata umwana wawe ugenzure imbuga nkoranyambaga akoresha, ese bigenda gute? Ayo makuru akura ku mbuga nkoranyambaga arakwiye? Ese izo Facebook, izo za Instagram tujya tubonaho amafoto rwose y'abantu bambaye uko bavutse? By'ukuri tugerageze tugenzure ibyo bintu byose. Tuvuga uti ese niba umwana ari kugenda ikintu ari kubona kiramukwiriye, inkuru ari kubona, inkuru ari gusoma iramukwiriye? Ikindi babyeyi beza dukwiye gukora muri iki kiruhuko kugira ngo dufashe abana bacu mu myigire, gerageza kugenera umwana wawe umwanya, muganire. Niba ari umwana w'umukobwa muganirize, niba ari umwana w'umuhungu muganirize, cyane cyane muganirize kuri izi ngingo zijyanye no gukura k'umubiri wabo, impinduka zigenda ziba ku mubiri wabo. Ibyo byose kuko uyu munsi niba dufashe umwana, uwo mwana akaba ari aho ngaho, hari ibintu byinshi uko umubiri agenda akura, hari ibintu bigenda bihinduka kuri we. Iyo rero atagize amahirwe yo kuganirizwa n'umubyeyi we, ni hahandi azajya gushukwa n'abandi bana bigana. Icyo kintu rero mugerageze mukigenzure, mufate umwana wanyu, umwanya wanyu muhe abana, muganire. Mwana wanjye iki ngiki ugikoze gutya byagenda gutya, umubiri wawe nugera kuri iyi myaka uzatangira kubona ibi bimenyetso, ntibizagutera ubwoba. Ibi byose mutangire mubyigishe iki abana banyu, muganire nabo. Tega amatwi abana baba bafite ibitekerezo. Hari imyaka igeramo umwana akabaza buri kantu. Wikumva ufite umujinya, wisunika umwana ngo genda, oya ntabwo tubishaka. Oya, muganire n'abana banyu, mubafashe kumva ibintu kimwe. Niba ari ikintu runaka wenda runaka arebye kuri televiziyo cyangwa se ahantu yabonye runaka ku ishuri akakikubaza, mubyeyi yitegure gusubiza umwana wawe kandi mu buryo bwiza, uburyo butaza gutuma umwana wawe akugirira igishyika.
hahandi umwana azumva imodoka ya papa ivugije ihoni hanze, umwana agahita yirukanka ajya kwihisha. Oya, mwifata abana muri ubwo buryo. Abana babe inshuti zanyu, namwe mube inshuti z'iki, z'abana. Ikindi, gerageza gushima abana. Umwana niba hari ikintu akoze, mushime, ariko apana gushimagiza. Gushima no gushimagiza ni ibintu bibiri bitandukanye. Babyeyi, mumenye gushima abana banyu, ariko ntimubashimagize. Abana mwibafata nk'aho ari ibidabashwa. Mufate abana banyu nk'aho ikintu bakoze gishya, mugerageze kubaha praise, mubashimire. Kubera ko burya iyo ushimiye umuntu kenshi, byinshi cyane, hari igihe birangira by'ukuri ikintu kitagenze uko wakabaye ucyifuza. Mugerageze rero muri iki gihe, niba wamaze gupanga ya oreri y'abana bamaze kwiga, gerageza kubaha n'imyitozo. Baha imyitozo, hanyuma nibamara gukora iyo myitozo yawe nk'umubyeyi, ugendeye ku byo abana bize mu gihe cy'amasomo, hanyuma ugikoze neza, ubona hari icyo yiyunguye, mushimire, mubwire uti wawe. Wifata umwana ngo umufate nk'aho nyine ntiwagira gutya, ntiwamukabukira. Oya, burya no gukabukira umwana ni byiza. Igitsure ni cyiza ku mwana, kuko ahita yumva ko ibintu biri serious, ntabwo ari ibintu byo gukina. Ntabwo umwana ufata amafaranga yawe agera muri hafi miliyoni zingahe ngo ujye kuyatanga ku mwana, yaba uwo mu mujyi yaba uwo mu cyaro, ngo nurangiza uterere iyo. Ikindi, nk'umuryango namwe mugire igihe cyo kuganira nk'umuryango. Mwicare hasi, papa na mama n'abana, muganire, si iki ngiki tubigenje gutya, iki tubigenze gutya. Mbese gahunda z'umuryango zibe zizwi n'abana, zibe zizwi n'abo bantu banyu bo mu muryango wanyu, sibyo? Mwikumva ko abana mubaheza, mwikumva ko mama uheza papa, mwikumva ko papa aheza mama. Oya, ahubwo tugerageze ibyo byose bibe byiza cyane. Ubwo nibwo buryo tumaze kureba ni ubuhe buryo ki wowe nk'umubyeyi wakongerera cyangwa se wafasha umwana kubona uburezi. Ikindi tugomba kumenya, gerageza kubana n'umwana wawe, muganire, mugirane urukundo rwinshi cyane. Nimumara kugirana urukundo, basapotinge ibitekerezo bumva bashaka kukugezaho, ubaho uburenganzira babikugezeho ibyo bitekerezo. Mbese abana nabo bajye bumva ko igihe batanze ibitekerezo ari ibitekerezo byiza, ari ibitekerezo bishobora guhabwa agaciro. Ikindi, gerageza gufasha umwana wawe mu gihe cy'amasomo. Muha imyitozo, muha ama exercice, muha ibintu bigiye bitandukanye bishobora kumufasha kwibuka ibyo yize ku ishuri. Ikindi, gerageza wumve umwana. Niba umwana hari icyo ashaka gukora, mushyigikire. Hari abana baba bafite udushinga duto. Papa, ndashaka korora inkoko. Papa, ndashaka kugira gute. Ibyo byose, iki gihe cy'ibiruhuko nicyo gihe cyiza cyo gutega amatwi abana banyu, bakumva icyo kintu cyitwa imishinga yabo, bayishyire muri puratike, bayishyire mu ngiro. Mutega abana banyu amatwi, mubabwire eti se by'ukuri ni icyo wifuza gukora. Ikindi, babyeyi beza, mu rwego rwo kugira imyigire y'abana banyu kugira ngo muri biruhuko babashe kwiyongera, gerageza guhura na mwarimu w'umwana ukwigisha. Uramuzi? Wiba nka wa mubyeyi ngo narishe minerivare ngo birarangiye. Oya, gerageza guhura n'abana, uhure n'umwarimu wigisha umwana wawe, muganire ku myigire y'umwana, kuko burya mwarimu kubera ko baba bari kumwe umunsi ku munsi, igihe cyose abazi rakine, abazi intege nke z'umwana wawe, ku buryo umwana ashobora kuba ari wa mwana wigaruka asubiyemo ibintu. Urumva uramutse utateze amatwi umwarimu ngo wumve, kubera ko mwarimu aba afite iminota ibaze, aba afite iminota 40 yo kwigisha isomo, kandi iryo somo hari umwana wumvira ku kibaho, hari n'umwana wiga kubera ko yasubiyemo. Ibi byose rero, babyeyi beza, iki gihe cy'ibiruhuko nicyo gihe cyiza cyo gukominikana n'umwarimu. Gerageza uhure nawe, muganire ku myigire y'umwana wawe, umubaza aho umwana wawe bitagenda, isomo yumva cyane, ese ibyo atumva twakora iki. Umwarimu akugira inama, kandi izo nama nzi neza ko nubikora bizagufasha, bizafasha n'umwana wawe. Ikindi, mugiye ku ishuri, igihe ku ishuri hateguwe inama rusange y'ababyeyi. Hari ababyeyi batajya bitabira inama z'ishuri. By'ukuri ziriya nama ni ingenzi, kuko bigiramo byinshi bishobora gufasha ishuri gutera imbere. Nkeka neza ko kandi nemeza ko
umubyeyi ntabwo yakishimira kubona ishuri ry'umwana wawe yigaho rihora ari irya nyuma. Bivuga ngo muri za nama n'ubundi nizo bigiramo icyafasha ishuri gutera imbere. Turi kumvikana? Aho ngaho babyeyi muhe umwanya ishuri, naryo murihe umwanya, mujye mugenda mwitabire bene izo nama. Ikindi, hari ababyeyi mufite akazi, ndabyumva, mufite akazi kenshi cyane rwose, mufite n'inshingano nyinshi, ugasanga ufite abana, ubuzima bwo muri iki gihe ntibworoshye, ibintu byarahenze, ukavuga ati rero nimfata iminota 30 ndaha ngaha mu rugo ndaba ndi guhomba amafaranga, cyane cyane nk'abacuruzi cyangwa se abantu bakora business hirya no hino. Ariko babyeyi beza, hari ikintu nshaka kubabwira. Niba umwana wawe wataha saa 4, wataha saa 5 z'ijoro, gerageza kugenzura niba umwana wawe yakoze umukoro yahawe ku ishuri. Kugenzura ntabwo bivuze gufata umwana ngo umukorere imyitozo. Hari ababyeyi usanga mu gitondo arabyutse akoreye umwana imyitozo atijyana ku ishuri, mwarimu yakosora agasanga rwose umwana yabikoze neza. Yewe hari n'umwarimu ubibona ko uwo mukoro atari uw'iki, atari uw'umwana, ariko akavuga ati ubwo nyine ni uko nguko ubuzima niko bumeze. Ariko babyeyi beza, niba mushaka ko abana, nababwiye ko abana banyu bagomba gufata inshingano, akamenya ko kwiga ari we. Wowe icyo ukora nka gayida, nk'umufasha. Fasha umwana wawe kumenya ko niba yakoze devoir, umukoro, genzura niba ibyo yakoze ariko byakagombye. Ufate umwanya niyo yabiri iminota 40, 50, isaha imwe, wigisha umwana wawe mu rugo, umenye neza ko yakoze iki, imyitozo, imikoro yayikoze. Kuko usanga hari umwana, ibyo mbabwira hano ndabizi, ndi umurezi, ugasanga uhaye umwana umukoro ku wa mbere, akazazana ikayi y'umukoro ku wa gatanu n'ubundi uwo mukoro udakoze. Ese murumva uwo mwana azabona ryari ko umubyeyi umushyigikiye? Ikindi, gerageza kwitangira ishuri yigaho. Muri ibi biruhuko ushobora kuvugana n'ubuyobozi bw'ishuri. Ese ni ibihe ngiye nk'umubyeyi k'Imana wenda yampaye n'ubwo bushobozi, ni iki nabafasha? Hari imfashanyigisho, murabizi neza imfashanyigisho hari izigurwa. Umubyeyi ashobora kugenda akavuga ati okay, bw'Imana mbashije kubona udufaranga duke, reka ngende ngura imfashanyigisho runaka. Ariko ntabwo uzamenya imfashanyigisho runaka utabanjije kubaza ishuri. Mugerageze mube abavolontiya, abakorerabushake b'ishuri ryanyu. Ishuri ryanyu uko ritera imbere niko n'umwana wawe agenda atera imbere. Babyeyi beza, mubyumve neza. Gerageza kuganira n'ubuyobozi bw'ishuri, gerageza kumvisha ko ishuri naryo rigukeneye nk'umubyeyi. Ntabwo rigukeneye ari amafaranga gusa. Babyeyi beza, mubyumve. Ntabwo ishuri rigukeneyeho minerivare gusa, ntabwo ishuri rigukeneyeho uniforme gusa, oya, rigukeneyeho n'ubundi bushobozi. Murabizi neza kugira ngo business cyangwa se education business itere imbere, birasaba uruhare rw'ababyeyi, abana, abarimu, ubuyobozi, leta. Mbese n'ubwo ibyo byose nimara gukorwa gutyo, ishuri uko ritera imbere niko nako umwana wawe atera imbere. Hari ibigo by'amashuri bigiye bikomeye. Hano ntabwo ndi butange urugero ngo ikigo kanaka, ariko hari ibigo tuzi neza ko ababyeyi ubwabo bifatira inshingano bakavuga uti njyewe, niba ugiye ukavuga uti ese ishuri rifite intebe zihagije, ariko ibyo ntabwo uzabimenya utaganiriye n'ubuyobozi bw'ishuri. Babyeyi beza, ikindi rero nshaka kubabwira, dore ubu ngubu turi mu isi y'iterambere y'ikoranabuhanga, amateleviziyo. Babyeyi beza, muri ibi bihe by'ibiruhuko, mugenzure ikoranabuhanga abana bakoresha, amavideyo bana bareba, biri kutwononera abana. Ugasanga umwana w'imyaka 3 ari kubasha guhitamo imyenda yayindi imugera mu maboko hano mu mavi hejuru. Ugasanga utwana dutoya imbyino bari kubyina ziteye ubwoba. Ugasanga mbese babyeyi, tunasaba ko rwose mwabigiramo uruhare. Mugerageze mugenzure ibintu abana banyu bareba ku mbuga nkoranyambaga. Nari nabivuze haruguru, mugerageze murebe abana amavideyo abana bareba. Bariya abakozi banyu bafite amavideyo mu matelefone yabo, bafite amavideyo atari meza. Babyeyi beza, mukurikirane kino kintu kuko kiri kutwononera abana. Umwana araza ku ishuri, wabona imbyina byina, wabona imvuga vuga, wakumva ibintu avuga, mbese ikinyabupfura kiri kugenda kibarirwa ku mashyi pe. Mutubabarire, uru Rwanda twifuza turashaka. Niyo mpamvu leta igenda ishyiramo imbaraga, ikashyiramo amafaranga, ikagira gute igashora, kugira ngo tubone u Rwanda rw'ejo hazaza. Dufite icyerekezo 2050.
2050 uyu munsi umwana ni ugutangira kumugenzura akiri muto, kuko baraca umugani mu Kinyarwanda ngo igiti kigororwa kikiri gito. Niba ku myaka 3, imyaka 4, imyaka 5 umwana udashobora kumubwira ikintu ngo acyumve, ntago azumvira mwarimu bahurira ku ishuri. Ubundi kera mwarimu yari umuntu utinyitse, none ubu ngubu abarimu twahindutse nk'aho turi abantu basanzwe, abantu nyine umwana araza akaba yaragwa chesi, ugasanga rwose uburere ibyo byose babikura he? Kuri ariya mateleviziyo, kuri ayo mavideyo bareba, indirimbo z'Abanyamerika, indirimbo za hehe, indirimbo zo mu bindi bihugu. Ye no mu Rwanda nabonye byaratangiye kuhageraho umuhanzi adatinya gusohora indirimbo y'abantu bambaye uko bavutse. Babyeyi mugenzura ibyo bintu. Ikindi, mu rugo iwanyu ufite icyumba na salo. Muri iyo salo yawe fata inguni imwe uyigire isomero ry'umwana, gura udutabo. Ushobora kumbwira ngo wenda ngo ibitabo birahenze, ndabyumva. Ufashe umwanya wawe ukabikora wowe ku giti cyawe. Muri kubona hano inyuma yanjye hano, ibi nibyo nakoze, wenda hano ni mu mwaka wisumbuyeho, ariko mu mashuri y'incuke cyangwa se umubyeyi ashobora kwicara hasi agakora imfashanyigisho, hariho ziriya nyuguti, hariho imibare, hariho ibyo twakwita nka shapes, biriya bintu byose umubyeyi we ku giti cyawe ushobora kwicara hasi ugakora iyo nguni y'umwana wawe azajya yigira mu rugo. Mushishikarize abana banyu gusoma, mubakundishe gusoma. Iyi si aho tugeze ni ukwiga gusoma. Hari ukuntu umwana najyaga mbona abana bigaga muri kaminuza ahantu runaka, ugasanga umwana bamuhaye ingingo, banamubwiye n'igitabo ari bujye kujya kurebamo ibyo bintu, ariko umwana kumenya kureba mu gitabo ageze muri kaminuza atazi no kureba iki mu gitabo ngo bimere gute. Ibyo byose bituruka he? Muri iyi myaka yo hasi. Mukundisha abana banyu gusoma. Apana bya bindi bavuga abazungu batubwiraga ngo niba ushaka kuhisha umunyafurika ngo muyishe mu nyandiko, wibyemera. Umwana wawe mwigishe gusoma, umwana wawe mukundishe gusoma, kandi igihe asomye ugende umuha praise, umushimire ibintu akoze, mbese biba ari ibintu bishobora kumufasha kumenya ko isi isaba gusoma. Babyeyi beza, reading is a main purpose ishobora gufasha umwana wawe kugera ku ntego, kuko ibintu byose, yaba iyo mikoro, yaba iyo devoir, yaba exercice, yaba exam, hari amagambo mashya biga babikuye muri kwa kundi gusoma. Ukasoma muri library, wenda muri twa tuntu dushyashya, ukasoma bya bitabo, hari ijambo rishyashya agahita rihuza n'iryo yize. Mbese ibyo bintu byose bigenda byongera ubumenyi ku mwana bwo gusoma. Babyeyi rero beza, ubwo nibwo buryo nari nabateguriye bwo kumenya gusoma no kwandika, ndetse ibyo byose bikaba biri buze gufasha abana banyu muri ibi bihe by'ibiruhuko. Babyeyi beza rero, ibitekerezo byanyu, inyunganizi, mwibuke gukanda subscribe KGD TV Rwanda. Tuzajya tuganira ku bijyanye n'uburezi n'iki cyateza imbere uburezi bwacu. Mugire amahoro cyane kandi ndabakunda cyane. Murakoze cyane.